ndemye kabisa. Ndebera kwe. Niki ngiri gisigaje umunota umwe kikata kiva. Ubu gusa ndabona narakora iki kwe. Namwe ni mu ndebere. Marama. Suri kwivuga. Ngize amahirwe ndakubona pe. Niko muri kontra twasinyanye. Njye n'inyansinyana nawe kurya inzu yanjye. Kurya inzu? Wabonye Yesu umuntu urya inzu? Tuvuge ko sa nyuma ari imbe bamugira zandira inzu tukayegera gutya ndebera nawe. Niba ari aho ho n'umwana barimo bakina nyine arahasitara. Hanyuma so mwana afite amana ameze nk'amatindu ku buryo zitarakunze ikatira iduka yose. Ihangane nzahakoresha. Uretse ko n'umwana hasitaye hari hasanzwe harasenyitseho gatoya. Ariko ndabyemera nzahakoresha. Hanyuma yo mu ndakira wako gatoya. Nigeze mbasaba kunyongerera ngewe. What? Naya mbasaba kunyongerera muyo muri kira kuga. What? Sindire ka wundi byo ngibere katira. Mundi watetse. Ntago natetse. Nta mafaranga yo guhaha nawe. Ntago watetse. Ntago natetse. Hanyuma se umuntu ubura amafaranga yo guhaha. Ubu ngubu azabona amafaranga yo kwishyura inzu gute? Urayivuyemo da? Tugenda aho gupanga utwawe. Hasi ubwo wabaye uti? Nabaye gutya. Ibintu bye byose nakavuyo, nta kintu kizima cyakuzana. Kavuyo. Kintu kizima. Usaba ari ikintu kizima mbona ahubwo kuri mwebwe. Simwari ko mwaramaye amafaranga yanjye inzu. Nari kuzajya maniriwe magarara. Wigeze ukomanga ku muryango wanjye ngo nange kugukingurira. Ubwo komeze nakwemereye ko nzahakoresha. Nenebere muture. Ntabwo nigeze nkomanga. Ibyo gusa tugende makomanga. Oya komeza aho wari uri naho ugiye. Nibyo urimo. Sinzo nta kare bo guhaye. Nasunjya kuzajya munegeka mu nzu yanjye. Hako mwabaye. We garuka kurwana rugira uburerera cyangwa rwarorowe Randerod yewe ubutegereje ko nkwirukanka inyuma rero Ndiro ntabwo yatetse ndagasuka uragaki ntabwo natetse se ndagutekera Sungi ibi ni ibicuri kureba ko sanano ariko ngo nuko inzari yawe nukuza usesera uko wiboneye kuvuze ngo iki maze no kubirambirwa usesera nyine sesera ushatse kuvuga ko uyu ngari umwoba ngiye nkabimbeba What? sesera mu nzu utabasha kwishyura Tangiye nese waroje kwishyuza wari ugiye mu byumba ariho amafaranga bakubwiye ko bayashyize sundi usiba guteka gute ko hasi ndasumbye ukureshya What? guteka ariko reka twumvikane kuba ngufite ideni bivuga ko uzajya kurya hano buri munsi kurya hari ukurya aho ndi kubona na televiziyo ihari nzajya nza no kureba na televiziyo hano tubibarira ngahe se tubibarira ngahe kuko nubwo ndi mu nzu yawe nta muriro utugurira What? ubwo ntacyo nabyo tubishyire mu mafaranga mugomba kubikora kuko ni mu nzu yanjye hanyuma insinga nawe narazishyiramo umutakosa bagira amazuma ababyeyi bake bikora iyo bagiye kuba bakiriho bakareba nk'imyitwarire ufite nyoko n'ubundi nubwo yapfuye ari kwicwa n'agahinda uvuze muki aha ntacyo mvuze dore ko kuri kuryana ngabibaza nk'ababyeyi bawe baba bahari bakareba nk'ibintu ukora n'uburere bukeya ufite nako ubworozi buke What? umva nkubwire kanze mitemba ya piriyave kubera ubugambo uvuze kanze mitemba ya piriyave byose ni ibiki munyurira mu nzu yanjye nani se ndanararana hano pako wa mugabo nawe mubonye tukararana ndetse What? urarana nandese namwe sindara mu cyumba cy'abashyitsi ndi umuki cyangwa mujye kurana mu cyumba cy'abashyitsi nashaka n'icyumba cya nyirirugo are ukirare mutuka abantu mubona babihoreye ererererere nondagiye ko nagutondagira urukumva nagutondagira uko ndeba uku nagutondagira ku buryo nawe wakibura What? akwa mwana we pe
iwanyu bagusigiye umutungo ariko si umutungo ubona uzawubamo neza n'amagambo ufite nzabamo neza ahubwo mwebwe mumaze kundambira muturanye mubarutwa n'ikigunda kimwe kibamo imibu ivuga ngo du ngomba kuba Pirive mukansohokera mu nzu kuko ndikubona ushaka uzayinwa. Mbabarira rwose Landlord we. Mbabarira rwose. Sinzongera kukubwira nabi. Icyo cyubahiro kiratuma magasa. Muturanye mubarutwa n'ikigunda kimwe kibamo imibu ivuga ngo du ngomba kuba Pirive mukansohokera mu nzu kuko ndikubona ushaka uzayinwa. Mbabarira rwose Landlord we. Mbabarira rwose. Sinzongera kukubwira nabi. Icyo cyubahiro kiratuma magasa. Ubusage nari ubundi kwiyahuza mu kararo ko nari. Zaniyo mu karo. Haye muhaye. Kizo Pirive iminsi 2. Ubusura ngo iki kubona nta kintu kirimo na kibazo. Zana hano. Kindi kiri. Ese kuvuye mu byumba hari icyo ubonyemo? Swambya mama mwakoze ikigo. Ugira kunzu mu nzu yawe niba kwakira ahubwo bakakwakiriza amagambo. Televiziyo barase ni ukiri kure. Ahubwo televiziyo harari na ampure mva mbwire. Ndafata ingwatano ya ampure. Ubutana mo nzaza mu nize televiziyo. Kuryo ushobora kunkurira ikintu mu nzu. Natagikuramo giteretse mu nzu yawe. Itariki twaguhaye yo kukwishyura ntirarenga. Tuza rero duturane. Kandi nubwo ndi umupanga ifite uburenganzira ntiwaza kunsora uko wibona icyo nacyo cyumvi. Anyera ku rupapuro rwanditse yuko natagusora uko wibone. Jya kwa mutugudu. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki ngufite uburenganzira iki? Guko udashobora kunsora uko ubonye utamaye Pirive. Ni Pirive ushaka nze nyiguye. Oya ntiganira. Wasushaka amafaranga nzayaguha. Uzamaryana. Nyine umugabo mwarabivuganye. Azayaguhatuza. Owe mugabo ngaho genda nimugoroba uze kurya ndateka. Nze kurya ariko urateka iki? Ubwira uriya mugabo wawe nimba n'abahano simbizi. Umbwira ati kuva yazanga mubonye 2 gusa. Nimba atari rimwe. Ushatse kuvuga ko ndiki? Iki? Ushatse kuvuga ngo iki? Kuva ati umugabo wawe. Hagomba kuza tukabonana nk'abagabo uri kumva? Tukavugana. Nk'abagabo? Ubwo umugabo. Nawe biragushekeje. Uze? Ndabimubwira. Ubwo suganire nawe. Ndabimubwira ariko winsakuriza nirebera amakuru. Kintu maze kubona cyo. Mama wawe nazase kwanye kuko wawe yararenganye. Nawe Imana agiye ukurema ishaka iki? Ndareka unge nakubita boss mbazo. Ave nakubita neza. Ukubita njyewe urandi rodi njyewe. Tabeza mu kanya amatelekomande n'ibikombe nabyo waba ubyiteshe. Mva mubwire. Genda uzana amazi noga ibirenge. Uri kumva? Kure mubaze. Aho uri umugabo yitsimba kurusha imbe. Action. Wundi gwacu umugabo yitsimba kurusha imbeba? Uvuze ngo umugabo wanjye ni imbeba? Yitsimba kurusha yana mvuze yo kariyo. Herega. Ndavana reka uko mubonye. Ndavana. Genda uzana amazi noga ibirenge. Wundi gwacu umugabo yitsimba kurusha imbeba? Uvuze ngo umugabo wanjye ni imbeba? Yitsimba kurusha yana mvuze yo kariyo.
ni byiza kumanze mbura umuntu neza ubwo wumva nta kumva ko ndi wahasanga rero ubu nyine narembize ko mari kare bwo iyo ubyutse nta ushobora gutekereza hano nshobora gutekereza nose nyine najyana izindi zose nkabaye nimwe muba mubura hangana shonje yishyura nanjye nzayagwa ariko urishyuza ukaba umwe ndishyuza nka bumwe urishyuza ukabura no gukurikira ariko mba nkubwire rero ndi kubona weho iminsi yose niyo imaze iminsi mbona ndashaka kuzabona ahasigaye nsigaje kubona umugabo wawe n'undi mugabo wawe wahe kwa yarago mu bana arahari se arahari ubaraza yagiye ku kazi ako kazi se akakozi katuma ataruhuka nta kazi nyabaki niwe ushaka kureba cyangwa ushaka amafaranga ndabashaka mwese n'amafaranga yangana nzayagwa uzayamarya ngo muri nzayagwa ejo sinari ngiye kurara ahangaha kubera amafaranga naho yo twari kuyakuraho ayo kurara ngo twari gukataho yashambuye umugabo wanjye naramubonye sera cyangwa nyura muri parafo sha nembe baso What? amugani wawe nayaberwa impamvu inzu yanjye yaridaguritse kumbe nabyo ntabwo nabitindaho pe wasanga ari hanyura yagutinye ariko ubwo nta mafaranga angaya yatuma umuntu w'umugabo yihisha warambwiye ngo ni 1,000 cyangwa ukondera n'imibare yawe bishekeje iyi nayo kuraseka ngaho matuzire nimba natahita mbibura gerageza umenye amakeya umenye nk'ibihumbi nka 20 nibura wazihanganye ukamara nk'iminsi 2 utagera hano niba nakubwiye ngo nta mafaranga mfite uruba wumva nayabonye uyabona nuko ushaka kuzabona amafaranga umva rero njye ngugira inama mugore niba ushaka kuzabona amafaranga uko ngenge mbona waratawe nuko utajya urabura nanjye umeze nkanjye ahangaha nyawe nyuma mbona nawe uri imfubyi waratawe cyane rwose ese umenye gute ko umuntu yatawe natawe se nditushe natawe ndamafaranga natawe ndiki ndi umwanda ndi gushaka kukubwira gasoma goso hariya aho se gufitiye idenera cyangwa warakwishyura urumvikana uramwimure hasarara muri akundi reka didasaba abagira amamodoka mamba bahanye nanjye umva mubwire niba ushaka kuzabona amafaranga weho shaka umukozi uri kumva ubundi ujya gukora ushaka umukozi ujya umusiga ku rugo ubundi ujye mu kazi amafaranga yaba ari ay'umugabo atahanye yaba ari ayo atahanye mukayafatanya mukanyishyura amafaranga yanjye ubu nzamugushakira umukozi n'ejo namuzanaga nzamugushakira umukozi wamumbonera namubona sha umva uyu mugabo nakwemera tugahangana kumbuza kugenda icyo cyose nacyemera oya uramufite se koko nzamushaka ariko se kunkanga wabura kwikanga ute sindi midende tangiye kuganira neza kandi ukazana n'ibigambo nk'ibyo ngibyo umva nkubwire icyari icyangenzaga ni icyo ngicyo kandi ikindi nkeneye n'amafaranga yanjye aha akatajya nyine reka nanjye nkubwire nshakira uwo mukozi ubu nyihanganiye ndabona umugabo ari kurangara bwabanjye nawe banza yararindagiye ntabandi ari kurangara sibyo noneho uwo mukozi musiga hanjye gushaka amafaranga ube woroheje kunyishyuza nibura umukundi kwezi utanyishyuza nunzanira umukozi abiza abakozi ni rubanda kujya uhora ahangaha umunteza ngo ngufite ideni yagira ubwoba ko nawe ntazamwishyura kandi ndi inyangamugayo pe tubyemeranye ko uzabugabanyije akarindi hano rwose ninkura amaboko mu mufuka nzakora kandi nzaguha amafaranga sawa nyine erega uri umwana nanjye nakareze rwose ntabwo n'ibiwanyu baragusinya umutungo singomba kuberamo ubuntu amafaranga wawe bitinde bitebuke nzayaguha ngo nzanire uwo mukozi ariko udahenze turi ndi mu buzima bugoye ubukene nose njye nabibwirwa n'iki ubundi niyo mpamvu udashaka no kunyambura ya ubundi urwaye amaso zananiza rinete tuzi kureba urwaye abaturanyi nabo barajagarara shako babihaze banyina baba babyutse bagenda babiri gukaraga ifiriti waso warenga biguye hari gwe umva genda tangiye kumwanga tangiye kumwanga nawe urarengera ndarengera
ngaho genda umukozi basi uzamunzanira kandi urakoze kubitekereza yego rebe natawe arya nirebe na nata ni bake ariko ntukubahuke wa mwana we ntuzabone iwanyu baragusigiye imitungo ngo wumve ko wanakuze rwose uri umwana nta kizakubuza kuba umwana waba uturanye wanyu baracyahari ntago mbizi igihe ntago wigeze ungira umuzamu w'abapangayi bawe reba nayo ukuntu hari ahantu yaje niba bwatashyira tuwarete yarabyanye agenda njya gucamuka nawe uzamugurire po ugiye kuzangiza sha uri umwana ibyo wakwigira byose uri umwana ubwo ugiye guciye miteje avoka gahinda no gukira uri umwana ngondebera nk'ibyo biti bigushishimuye kuvuka uri umwe we aha ubwo ugiye mu giti n'ibyo bizibaho